hanjye niba ndi nkubiswe nyine ndi singo ntuzite ku byo afite ni urukundo zarubahuje muzabane mukundane muzabishakira nimba mwikundaniye mujyane babareke mujye kuba kurwanya none se bo ntibakundanye nabo barabana ubundi baba bakurikiye mwe ahubwo se nutanzanira umusore ufite imodoka ufite inzu ya kadasteri nta kintu tuzavugana Hello ladies and gentlemen, meze muteye ikiganiro ni cya kintu kuri nukuhe kuri uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'abajene. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo igira iti ese ababyeyi n'uruhe ruhare bagira ku mibanire y'abana babo. Hano rero sindi ndi ngenyine nkaba ndi kumwe n'aba bajene akaba ari intore akaba atari intoragura amayugi. Turi kumwe n'abandi. nitwa Father M umukwe by the way. Ati ni Father M umukwe. Si we wenyine rero turi kumwe ati ni umukwe Father M. Ubundi turi kumwe ni Nakoze cyane nitwa Alphonse Nizeyimana uzwi ku izina rya Kirimo Benecyo. Ati azwi ku izina rya Kirimo Benecyo. Si ibyo gusa rero kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo igira iti ese n'uruhe ruhare ababyeyi bagira mu kugira inama abana babo ku kigendanye n'imibanire. Sanga nk'umugore niwe ufata ya mbere abwira umwana ati nyamuneka uzanzanira umuntu ufite amafaranga cyangwa se umugabo akamubwira ati reka ngewe ndashaka ko mugenda mukubaka mwebwe icyo kintu mukibona gute Alphonse? Urakoze cyane Davis. Ahoze tubwira ati ese n'uruhe ruhare ababyeyi bagira n'uruhe ruhare ababyeyi bagira kugira ngo mu gushakana kw'abana babo. Ndabivuga kuri kote ebyiri cyangwa mu mpande ebyiri. Hari ababyeyi bavuga bati mwana wanjye nubona uwo mwubakana ntuzite ku byo afite ni urukundo zarubahuje muzabane mukundane muzabishakira. Ari nandi avuga ati nutanzanira umusore ufite imodoka ufite inzu ya kadasteri nta kintu tuzavugana. Ariko ngewe aho mbogamiye nanjye ndi umusaza utanzaniye umusore ukora muri banki w'umumanager utwara imodoka zikafite inzu aho hantu rero aho hantu ati atazanye umuntu ufite iki iyo ufite imodoka ufite inzu. Sasa rero icyo wabumukuri cyo yaba ari ayo mafaranga yaba ari izo nkwano. David ndakubwirira kubera yuko umwe ari kuvuga ati reka ngewe ibyo nta bintu by'inkwano ati wowe atazanye umuntu ufite iki ufite amafaranga ayo mafaranga se waba umukurikiyeho nuko hari icyo amafaranga atagura. Urabyumva David? Yego urabyumva nawe Jean Baptiste. Nubwo ari icyo amafaranga atagura ariko muri iyi si ya none ndabikubwiye amafaranga na ya mbere. Ubundi iyo uvutse ugakunda Imana wamara gukunda Imana ababyeyi bawe already ubu bakunda yego ikiba gikurikiyeho no gukunda amafaranga. Amafaranga nicyo kintu uzahera mu myaka yawe tuvuge mu myaka ingana ukimara kumenya amafaranga ngo niki utangira no kuyakunda utanayagira. Umwana iyo akimara kuvuka yego ari n'abana bamenya amafaranga batarajya no mu ishuri. Nose reka nkubwire David, yego umwana wamufumbatisha ibuye akarijugunya ariko se ari umwana wafumbatisha imfuro ya Beneri akayijugunya. ariko bro tuganire sibyo warubajije ikibazo kivuga ngo mbese ngo ababyeyi ngo babogamiye kuri ruhande ibintu nk'ibyo nyine sibyo ndagira ngo ngusubize sibyo. Ntago navuga ngo mama ngo papa ngo nibo nyine ngo ufite ngo uruhare nyine ngo abafite uruhare runini ntago ni bande. Ntago nakoze statistique ntago nakoze ibarurisha mibare ngo menye ngo abantu bafite uruhare runini ni bande. Buri muntu wese ubundi bacumbwa mu Kinyarwanda ngo kami ka muntu n'umutima we sibyo. Hari abapapa bashyira mu gaciro ariko hari n'abamama bashyira mu gaciro. Hari abapapa badashyira mu gaciro hari n'abamama badashyira mu gaciro. Aha ukiraho reka nkubaze nta kibazo ndagusubiza. Magwira Jean Baptiste Father M umukwe ukiraho weho tuvuga ko bagwitishijemo. Ababyeyi bavuga ati mwana wanjye uzashaka umuntu mukundana regardless ku byo atunze. N'ababyeyi bavuga ati nutanzanira umuntu ukomeye nkanjye ntuzanzire mu rugo. Hari bamwe bashwana n'ababyeyi babo
ugasanga umukobwa urumva ashwanye n'iwabo kuko barashaka abandi bakorana muri office kandi umukobwa ntamushaka umukobwa yikundira nka Alphonse uri hariya yarubirimbiri oya uko bivuze yikundira nka Alphonse utunze nk'akamiliyoni kamwe yanze babandi bafite amajipe cyangwa se amamodoka meza miliyoni imwe sikuye he yaterwa ugasanga barabishwaniye ugasanga umwana bamubujije amahoro mu buzima bwe ese wowe ubogamiye he ku mutima nama wa dore ko kami ka muntu ari umutima yewe nakagombye kumva ko nta nkwano zatangwa ati wapita ndakubwiza ukuri sibyo ari umubyeyi w'umusore n'umubyeyi w'umukobwa bose barareze turi kujyana njyewe umubyeyi araza kuvuga ngo w'umukobwa ngiye gusaba umukobwa ahita avuga uti umubyeyi agahita avuga ati umwana wanjye namureze neza namuriye amashure ati rero inkwano ndikumva yakaba ka miliyoni runaka sibyo iyo miliyoni uwo mukobwa azaba agiye kumpereza ni ikirombe nzadacukuramo amabuye y'agaciro none se njyewe mama ntago yandeze ntago yandiye amashuri kimwe uwo mukobwa ntibamumpereze cyangwa bamwihorere tekereza ko muzicara hariya ngo muzahuza nta kintu utanze nta kintu ntanze wowe si kubera icyo atakima oya twese si uburinganire se ni uburinganire ko icyo watayima ariko ushobora kuba uri Nyamasheke 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 mbamo uri Nyamasheke Nyamasheke se ho Nyamasheke bihagaze bite ho biba bimeze bite njye ubundi ari umuntu wamaye pasi Nyamasheke buri inyamasheke niho hantu mu Rwanda umukobwa ashobora guka umuhungu simvuze ngo ateruye ikimasa arakimushyira se buraba ku kimasara ntago mbizi cyane kuko ikimasa uri guha ikindi kimasa hari umuntu wambayeho pasi ariko ngendeye ku myumvire numva ufite reka nguhe pasi Nyamasheke oya njyewe nsanzwe mfite umugore Nyamasheke njyewe nsanzwe mfite umugore Nyamasheke bya Nyamasheke byo simbizi ho niba ariko bimeze ubwo ntago mbizi ayo makuru ahubwo reka ayo makuru nibanga reka nyakipinge Samuel yarige nanjye amagafaranga urakoze cyane ariko sibyo njyewe nyine tugarutse kuri iyo ngingo ababyeyi bose baravunika ari umubyeyi wanjye cyangwa se umubyeyi w'umusore yaravunitse ari kurera n'umubyeyi w'umukobwa nawe yaravunitse ari kugira ute ari kurera imbaraga twese twatakaje zirangana nawe ubwo buriya twavuze ni kimwe ubwo mwanzuro nimba mwikundaniye mujyane babareke mujye kuba kurwanya none se bo ntibakundanye nabo barabana ubundi baba bakurikiye mwe ahubwo se abo babyeyi bo tugarutse abo babyeyi bo bahuye bate oya kuva na kera ariko inkwano zabagaho ni umuco nyarwanda turi muri viziyo iba igomba kuhita izana n'ibindi bintu bishyashya hagati aho rero ibyo ngibyo reka tube tubyihorere nk'uko tubizi Magwe akaba ari n'umukomediye tukaba turi kumwe n'umukomediye kabisa ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kwishimira ese ni nk'icyo kintu waba udufitiye kuri uyu munsi wera comedy ubundi comedian umuntu uri kundeba najye muri Bibiliya mu migani 3:28 imigani 3:28 haravuga ngo tunabigarura kuri content kwa turi kuvugaho ati ntukime mugenzi wawe niba bigushobokera ntukarege mugenzi wawe ngo genda uzagaruke ejo mbiguhe kandi bifite iruhande rwawe haleluya amen ntukazamurege ngo genda uzagaruke ejo mbiguhe kandi bifite he iruhande rwawe ikiza wabimuha ntumbaze ngo ibyo uzamuha byo ni ibiki harimo ni ibintu byinshi cyane okay murakoze cyane rero mwebwe mwari mukurikiye kino kiganiro cyitwa ukuri nukuhe mbaye mbashimiye mukore share like comment ndetse na subscribe byanyu birakenewe mukomeze kugira umunsi mwiza harya ngo ubwo channel yawe ni channel ni David Empire bagende bayikurikire bayisearchinge barahita bayibona murakoze cyane mukomeze kugubwa neza Magwela Jean Baptiste hey
tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogenes Shop yaje ari igisubizo. Muri Diogenes Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose, jibu, hashi, meru, espe n'izindi, umuceri, kawunga, imboga z'amoko yose, amafu y'amoko yose, ibirayi urya ugatemba itoto, ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva. Ngiri ibanga ryo kubaho neza rero. Ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse. Si ibyo gusa kandi muri Diogenes Shop tubafitiye ibyo kunywa bitandukanye harimo fanta z'ubwoko bwose, juice zamenyekanye nka karungi ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe kubera yuko tubafitiye mitsingi, noresi, skoro ndetse na virunga. Akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya jibu. Kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga. Umwihariko kandi nuko kwa Diogenes Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu. Banyeshuri, bayobozi, babyeyi, banyonzi, bamotari namwe rubyiruko muhawe ikaze muri Diogenes Shop. Mwadusanga muri centre ya video iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza abamotari baparika hepfo gato y'umunara. Ni amayobera arimo kandi kuko ukihagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169. Ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogenes Shop, ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow!